Tujye kwakira umunyarwenya witwa Dudu, ladies and gentlemen. Amashyi cyane twakire Dudu. Urakocoka. Umugabo warinda ubukwe bwari bwiza, Satani ataramujya mu matwi ngo amubwire ngo nawe waririmba. Ibintu byo kwigana, aha. Kirazira gukora utasoje bakire. Nashimye. Umaga. Rwanda ruzima. Ndurutse mu kabara mu bisasi botsi zo kuzumwenda hejuru ndamira inka ziratanga. Muri cyashura bugane zisanzwe rwabera bazi ku gisirimbe ndahari. Nashimye. Franco. Nashimye. Ikintu cyakinzanye kuri iyi tebo ubushize nyakubahwa umuvugizi wa RIB wari uri hano nshaka kugusaba ifoto birananira kubera ukuntu nasaga nabi. Narirebye ndavuga ni iyi foto bazamfunga bavuga ndi ikihe. Niyo mpamvu nagerageje kwambara agatisi n'agashati. Ngobeye nta kibazo. Ni gute byagaragara nkaho ndi umwana we? Nenda gusaba akantu gato. Mfite akifuzo kihuta. Numva muri iyi minsi nta kazi mfite, umushomeri. Nkundaga gusaba wenda mukama nabyita nk'ideni mukamfunga nk'imyaka 2 kugira ngo future ngira nk'icyaha nkora bikabubanira. Ubwo busabe bwawe nta wabuguha kuko bisubira. Kansuze na papa wanjye Dadi Makanyaga, Imana ishimwe. Ese koko mama ni ex wawe? Ntabwo ari atera tubeshya. Mani mera afite ukuntu yatukabijyaga hari igihe wakoze hit na ba Tom Close akaba ari ahatetse yakumva tumva unagiye muri bare bamwe umugabo warinda mama gahita muri kumva Makanyaga abati gusa ari ex wanjye ati mero kubeshya kwahango namusuraga ni Nyamirambo. So nyene nitwa Dudu urwere mu Mutara ndakijijwe umwadeperi w'umuheza nguboni. Kubera ndimo ndatekereza n'Imana irimo irarema abantu kubera ko Imana irimo irarema ngo yakoresheje ngo yaratubumbye mu gitaka. Ine byanga bikunde yari iri mu ijuru iravuga ati kanibumbe nako akunda abana bagiye ku madamu bagafata ibumba bagakora nk'inka ikatangirira bumbira ukabona birimo biragenda biryo. Iravuga ati muze murebe bya bintu biri kuryoha bagashyiraho amatwi bishyira iki abamarayika bazana ama idea bakavuga ati washyiraho utwi iki n'iki baramurema maze kurangira bavuga ati ariko se tumumuka ndabona yabaye nkatwe umwuka Gabriel agatanga agatekerezo ko se nguriya ko twamuhaye umuntu azaza arya kananywa amazi yabaye menshi mu mubiri waturika nta kuntu hari hagati hari space twashyira ihombo isohora amazi buriya wagwani yari ihombo agahombo gashinzwe gusohora ibintu twahumeye. None ubundi umugabo uri normale akazuba iyo kagucanyeho ibomba ribitiyo yabaga yiyambariye ubusa mu ijoro ariko kazuba yumva agahombo kabaye igitiyo ashaka kurwana na kugwa kamara yumva biraryoshye guhora uyu munsi guhera icyo gihe muri Edeni ihombiti yirirwa gakinisha Imana avuga atari kuse kukirirwa kinisha agahombo twibagiwe iki tumugende mu mazi ikintu twegeraza maze
se kuki gukina nako gahunda ngo mana ngo sinzi ikintu bibagiwe ariko kirahari timbabarire ikintu nuko Eva yaje ibyo mbivugiye iki nuko Junior Giti numva kayibaza ngo ari gukora iki ikindi kintu njye nibaza simuzi ko Yesu yarabonekerwaga Yesu arakureba akamenya ibyo uri gutekereza utarinze ubivuga inibaza nka cyagiye Yesu bajya kumufunga iyo bavuga tumufunge nk'amezi 2 nagereza iburamo batinganye winjira akabuno kawe bakabariye Yesu akaba yakibonye bamona moni makabuno kanjye uzakarebesha amaso ariko ntuzagakoraho urakoze cyane online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250, ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal. Venga,